Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugera kwa 4. Bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ni nko kugerageza gucisha akaboko k'umwana muto mu kishati, azunguza akaganza ke mu byerekezo byose n'ibindi. Murabona ntiyabigeraho. Niba unyuzwe no kuvuga uti ambarira ikoti mukundwa, ntiyabishobora. Akaboko ke kari mu kirere, arakamanura akanakazunguza. Agomba kubona iki kiganza cyawe gikomeye, kandi mbega uburyo nejejwe nuko nshobora byonyine kwegurira data ikiganza cyanjye maze nkavuga nti mwami Yesu, sinashobora kukinjiza hariya, mfasha nyambika iryo koti. Ndetse nkagerageza, ndetse mu kugerageza muri cyo abikore byonyine. Urabona, niba umwana muto akomeje kugerageza avuga ati ndabishoboye, akaboko ke kajya mu byerekezo byose, ntabyo ari bushobore. Nawe nuko, nanjye nuko. Ariko turamutse gusa twiturije byonyine maze tukayireka ikikorera, tukayegurira gusa, tukavuga tuti ndi hano mwami, ngenza uko ushaka, ne kugira icyo mbacyo, ndakwiyeguriye, kiri ikiganza cyanjye hakwiriye. And surrender yourself to Him. He overcomes for you. He knows the way. We don't. But in Noah's time there was 8 overcomers. Iyo ni intsinzi, uko niko kunesha. Icyo ukwiriye kunesha ni wowe ubwawe, ibitekerezo byawe, ibintu byawe, hanyuma ukamwegurira. Yaragutsindishirije cyangwa se yarakuneshereje. Niwe uzi inzira, ntago ari twebwe. That's what went in. They were taught inside. Now look, friends, I'll be there taking this, and if it's all... Mu gihe cya Nowa habaye habaneshi 8 kandi nibo binjiye mu nkuge, bakingiraniwemo imbere. Ngaho mutega amatwi nshuti zanjye, nizeye ko ibi bari kwifata amajwi, kandi whatever you do, who's listening now, or who will listen hereafter, the hour is very late. Kandi ibi niba bica kuri televiziyo cyangwa se ahubwo bidaca kuri televiziyo, mbabarire, niba ibyo byarashyizwe kuri bande, ibyo mukora byose, mwebwe muteze amatwi nonaha cyangwa muzatega amatwi nyuma, nta gihe gisigaye, nta gushidikanya yuko mufite imigambi myiza, ariko mukingiraniwemo imbere. Mwe kwivumbagatanya, ibyo ntibiterwa n'ushaka habe n'uwiruka, ahubwo biterwa n'Imana. Imana ni muyireke byonyine, muyiyegurire byonyine maze mukomeze urugendo mufite kwizera kunyuzwe kandi gutunganye. Kuko iby'Imana yasezeranye
inashoboye kubisohoza. Si ukwinjira mu idini rimwe cyangwa irindi no gukora hariya ugakora bino n'ibindi no kugerageza ibi cyangwa biriya. That's what I told her brother that just had the breakdown. See? Just yielded. He shared. He who knows what you have done and what caused your being, you're doing this way and all that. He knows all about you, and now he just told you back just what to do. Mwiyegurire Imana byonyine kandi mugendane nayo mu mahoro, mwituze, udahagarara. Komeza ugendane nayo gusa n'ukuri. Nibyo nabwiye mwene data wari umaze gufatwa n'uburwayi bwo mu mutwe. That is, forget all about the past. Walk, live for the future in the glory and presence of God. Nimumwiyegurire gusa. Ari hano niwe uzi ibyo wakoze. We wemeye kuba mu miterere nk'iyo kandi ugakora ibi cyangwa ibyo byose. Azi ibyawe byose. None ubu amaze kugusubiza akubwira icyo ugomba gukora. Nta kindi usibye kujya kubikora. Ni ukuvuga ibagirwa ibyatambutse byose, genda hanyuma ubereho ahazaza mu ikuzo no mu bwiza bw'Imana. In the days of Daniel's time there were 4 overcomers that could stand the test of fire and line. Now we're expected to be abaneshi 8. Mu gihe cya Daniyeli habayeho abaneshi 4 bashoboye kwihanganira ikigeragezo cy'umuriro n'icy'intare. Mu by'ukuri tugomba kudatungurwa no kugeragezwa. That's a good lesson from my brother back there also. He that cometh to God must first be tested. Tested what? Ni icyigisho cyiza kuri mwene data uri hari inyuma nawe. Uje ku Mana agomba kubanza kugeragezwa. Ageragezwa ate? Binyuze mu ijambo. That's God's test. Do you believe it? He that cometh to God must be tested. That only shows the true God. Be tested. Icyo nicyo kigeragezo cy'Imana. Waba ubyizeye? Uje ku Mana wese agomba kugeragezwa. Ibyo bigaragaza byonyine umwana w'Imana. And when the test comes on, you can't overcome unless there's a test given to you. And when the test is given, it's to see whether you can overcome or not. And Jesus said to him that overcometh. The test is the greatest thing that ever happened to you. Ibyo bigaragaza gusa umwana w'Imana. Murabona kugeragezwa. Kandi ikigeragezo kije ntushobora kunesha keretse hari ikigeragezo uhawe. Kandi ikigeragezo kije ntushobora kunesha keretse gusa hari ikigeragezo uhawe. Kandi iyo uhawe ikigeragezo biba ari ukugira ngo bigaragare ko ushobora kunesha cyangwa se utabishobora. Kandi Yesu yaravuze ati unesha ikigeragezo nta cyagereranywa nacyo mu bwiza mu byakubaho. Kandi nizera ko mu byanditswe byera handitswe ni Petero wavuze ko ibigeragezo byacu biturutira zahabu itunganijwe.